urumva Yesu turamushima. Haleluya. Turamushimira, hari byiza byinshi yakoze kandi bituma tunezerwa. Ndashimira ubuyobozi bwa Paroisse Bethlehem kuko bwaduhaye uyu mwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi namwe mwese ndashimira yuko mwabashe kuba imbere y'Imana. Yambwiye ko mwabaye imbere y'Imana kuva mu gitondo. Nge nari mu nama, ntabwo nari mpari, ariko mvuye mu nama mpitanza hano. Ndashimira abantu bose mwateranye, umwanya mwagize imbere y'Imana. Amen. Ndifuje ko dusoma ijambo ry'Imana turibuze kuganiraho. Nashatse kuganira hejuru y'umuntu, uko abantu bamureba n'uko Imana imureba. Ibintu bitandukanye bihabanye, nibyo nashatse ngo baganiriza akanya gato. Uko abantu batureba, ubumuntu bwawe, uko abantu bakureba nuko bakwita amazina, ariko turebe nuko Imana ikwita izina. Nitugibona umwanya turavuga abantu nk'abangahe muri Bibiliya, nitubona umwanya ari muto turavuga bakeya, ikindi gihe tuzakomeza. Kadusoma ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze. Mureke twegere twese mu ijambo ry'Imana, abadukurikirana online, abari hano mwese mureke dusangire ibyanditswe byera. Tuje mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 18 tugeze ku wa 20. Ndongera nsome ikindi gice kimwe cyo mu isezerano rishya. Gitabo cy'Itangiriro ibice ni 37 umurongo wa 18 tugeze ku wa 20. Iba twahabonye twese, dusome mu izina rya Yesu. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Tuje mu kindi gice kimwe cyo mu isezerano rishya kugira ngo byenda rero dusoreza muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 16 umurongo wa 13 tugeze ku wa 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice ni 16 umurongo wa 13 tugeze ku wa 16. Dusome mu izina rya Yesu, nimba twese twahabonye. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Mwakira ijambo ry'Imana. Nukuri na amahirwe iyo ubonye aho bagusaba ngo usangire ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana ni impumeko y'Imana. Iyo bakubwiye ngo uriganire n'abera, icyambere wazimana, mbese urabibona ko mbishobora. Ese Mana babera bari buze kugira icyo bakuramo, kuko ibyanditswe byera iyo bimanutse igihe cyose biba bifite uwo bishaka kuganiriza. Kandi ibitangaje ku Mana, Imana irashobora kuba ari umuntu umwe ikeneye uyu munsi kuganira nawe, abandi bose bakaba baje gutarama gusa, ariko ikeneye umuntu umwe gusa, ari we yashakaga kugira ngo Imana ihure nawe kandi mu ijambo ryayo. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye, ubu ni ubuhanuzi buva ku Mana, kandi Imana yageneye uwo yashatse ko abwakira. Umbwire mugenzi wawe uwo mwicaranye ngo, ubu buhanuzi bubu bwawe, iri jambo ribi ryawe, kandi uritahane. Amen. Haleluya. Tuganire ku buryo nise iryo jambo ngo, uko Imana itureba bitandukanye nuko abantu bakureba. Amen. Haleluya. Nta muntu n'umwe udakenera kumenya uko abantu bamuvuga buriya, nta n'umwe. Ariko nawe ufite uko wivuga, ariko hakabaho nuko Imana ikuvuga.
ngiye kuganira umwanya mutoya kuri hariya kiriya gice nasomye, mbereka abantu mu buryo butandukanye, hafi uburyo 12 babonyemo umuntu umwe gusa, ariko bamubona mu buryo 12 butandukanye. Biratangaje uburyo abantu bakureba, uburyo abantu bakwita amazina, uburyo abantu bakwibeshaho, ariko hariho n'uburyo Imana ikureba, hariho n'uburyo Imana ikuvuga. Haleluya. Kandi Imana ikuvugaho kiruta ibyo abantu bavuga, ibyo abiwanyu bakwita n'ibyo bakuvugaho, n'amazina bakwita n'ibyo bavuganira mu byongorero, ibyo byose n'ubusa, ariko Imana yakuvuzeho. Haleluya. Ndibuka iyo usomye hariya muri Yoshua, Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe ngo Yoshua yicaye amaze kuba umwami ukomeye mu Bisirayeli, ngo Kalebu yagiye kumureba. Dusoma mu gice cya 14 ngo ajana n'abandi bayuda bajya kumureba. Kalebu numwe wari warabanye mu ndake na Yoshua, numwe bararanye basangiye ubusa, niwe bajanye gutata muri babandi 12, bari abantu bagoranywe basangiye ubusa, baraye inzara bari kumwe, ariko bukeye waba arakomera Yoshua, Imana iramwimika asimbura Mose, arakomera cyane. Noneho rero Kalebu asigara akiri hasi nyine mu kazi bari barimo, ariko ngo umunsi umwe Kalebu nawe aracengera mu bandi bagiye kureba umwami, ajyayo kumureba. Ndanyibuka ijambo yamubwiye, aramubwira ngo niko, ngo ntiwibuke icyo Imana yatuvuzeho nje nawe? Tavuga ngo amina. Burya tuzerera, burya tukiri mu ruzerero, ibintu bimeze nabi, twambaye nabi, turi abantu badafite izina, tuzi ko hari icyo Imana yatuvuzeho. None ndaje mpagakondo yanje, kuko icyo Imana yamvuzeho kirakomeye. Haleluya. Hari icyo Imana yakuvuzeho. Ubwire mugenzi wangu icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Hari icyo Imana yakuvuzeho, ntukajyanywe n'ibyo abantu bakuvugaho, ntukajye ureba ibyo bakwita, umenye nese Imana yivuga ite kuri wowe. Icyo Imana ikuvugaho, bene wanyu ntibakora inama ngo bagikureho, nta nama za Loni zagihindura, nta bantu bagikuraho. Icyo Imana ikuvugaho kiraremereye, kuko itegetse birakomera. Amen. Haleluya. Nifuza ko ari byo tuba nk'abaganira gatoya muri uyu mwanya w'umugoroba, kugira ngo Imana iganire n'umutima wawe. Ese waruzi kuko bakuvuga atari ko Imana ikuvuga? Waruzi ko bakureba none atari ko Imana ikureba ejo? Haleluya. Haleluya. Amen. Nabaye Gikondo, natuye Gikondo igihe kimwe, hari umusaza wari utuye Gashekero, ukora umurimo w'Imana mu itorero. Umurimo w'Imana yarashinzwe kwari ukuvuza ingoma ya mu gitondo ya Nibature, akaba ari we utangira bwa mbere akagera mu rusengero akavuza ingoma ya Nibature ya mu gitondo, agatuma abantu babyuka bakaza gusenga. Umunsi umwe abaririmbyi bari mu masengesho baganira n'Imana, Imana yacu iravuga, Imana yacu dusenga twebwe iravuga, n'Imana ivuga, kandi n'Imana itwereka byose. Amen. Noneho abaririmbyi bari mu masengesho basenze cyane, Imana iganira nabo, irababwira ngo nimugende musenge cyane, ngo kuko pasiteri wanyu ngiye kumucyura. Barababara cyane, bakundaga pasiteri wabo, sinzi namwe ko mumukunda, ariko bakundaga pasiteri wabo, bakomesha kwa jina la Yesu. Murabyumva namwe abaririmbyi, bumvisha ko pasiteri agiye gupfa, agiye gutaha, mu izina rya Yesu urupfu turaruhagaritse, imbaraga z'urupfu, imbaraga z'abadayimoni. Borganiza amasengesho, bategura amasengesho yahuti vuba kugira ngo bahagarike urupfu, bahagarike imbaraga z'urupfu. Basenga batura, bavuga ko Mana pasiteri wacu tumwongereye imyaka yo kubaho, tumwongereye imyaka yo kurama, urupfu turarwirukanye. Bakora amasengesho akomeye cyane. Ukwezi kuraza kurahita, kundi kurahita, babona Imana yumvise gusenga kwabo, pasiteri ntiyapfuye. Bategura amasengesho yo gushima, baragenda baje gushima Imana, kuko Imana yari yumvise gusenga kwabo, yegura urwo rupfu rukuraho. Bagisenga, bagishima, Imana irababaza ngo niki cyabazanye? Twazanywe no gushima.
ndakubwiye urumva uri Imana yumva. Turagushimira ko wemeye kongerera umushumba wacu imyaka yo kurama. Imana irababaza atese uwo navuze ko azataha ko yatashe kera ko murasengera iki kandi yarapfuye kandi pasiteri wajari ati yo ereguriya niwe pasiteri wanyu njyewe uwanjye suriya uwanjye wabaga hano mu rusengero yaragiye. Uwawe pasiteri utari w'itorero ryacu ugira uwawe natwe tukagira uwacu. Hati uwo narinzi ko ari pasiteri jewe ni wa musaza wapfuye ndi mwanaje mu kiriyo tibanatangaje ni ka gasaza kari gashaje kageje kavuza ingoma ya nibature timuzi ko kapfuye atika twumvise amakuru bavuga ngo baragashenguye. Ati ni wa wundi niwe wari pasiteri wanje wari no torero ryanyu yaragiye. Bwirira mugenzi wawe ngo se Imana inzi gute n'abantu banzi gute? Mwabona abanyakira nk'umuyobozi ukomeye ariko Imana irashobora kuba ifite uwundi. Reka nkubwire neza abantu bashobora kukwibeshaho ariko Imana ntijya yibesha. Abantu ushobora kubiyoberanyaho ariko Imana ntiwayiyoberanyaho. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaravuka. Imana ikuza amakwe ya nyoko na so batarakora ubukwe bataricara ngo basangire fanta bafiansanye. Imana yari ikuze iheza amashi yo Mana irakuze. Haleluya haleluya. Kandi yabwiye Yeremiya ngo erega ngo nahise ngutegurira n'umurimo uzakora utarabaho. Ayiye semeni haleluya. Iyo Mana ndayumva, iyo niyo Mana nkorera, iyo niyo Mana twamamaza, iyo niyo Mana tubwira abababaye cyane turabwira ngo dufite Imana nyamana. Haleluya. Icyo abantu bamvugaho agaciro ngiha mbaza Imana ngo Mana urantekereza iki mbese ndacyari kumwe nawe mbese urumva tukigendana nawe. Amen. Gushimwa n'abantu yego ariko gushimwa n'Imana biraruta. Amen. Hari ibyo wakora abantu bakakunezererwa abantu bakagukunda cyane ariko Imana yakugaye. Nja nibuka umunsi umwe umuhanuzi ari masenga Samweli araririra Imana asengera Sauli avuga ngo Imana yongere imugirire impuhwe. Imana iramubwira ngo ariko Samweli uniki uzagezayo gutakamba uyu naramwanze namukuyeho. Uramuvugiriza impundu ngo namukuyeho. Amen. Mureke mbabwire muza gusenga Imana ariko reka nkubwire neza ntuhaga agaciro gusa presence yawe mu rusengero. Hari abaza Imana itanabonye ko bahageze. Imana iri kirareba umutima wazanye. Bwira mugenzi wawe ngo nazanye nayo kandi Imana yemere ko naje mu materaniro. Hari abantu baza bakavu Bibiliya ivuga ngo amasengesho yanyu ngo n'urusaku runkomangira mu matwi. Hari abasenga bagasakuriza Imana. Amen. Imana imbonite abantu bamona bate ndavuge ngo amen. Kemeranwe amen. Dusangira ijambo ry'Imana dusomye hariya mu gitabo cy'itangiriro aho dusanze ijambo ry'Imana rivuga kuri uriya mwana Yosefu. Nta mwanya munini mfite namuvugaho ariko ndamuvugaho ibintu 12 bitandukanye abantu bamureba umwe akavuga uku undi akavuga uku ariko ku Imana yavuze ku kabuko. Amen. Icyo nico nkundira Imana. Inama zaterana zikuvugaho ariko icyo Imana yavuze akaba ari cyo gihama. Amen. Hallelujah. Kandi buriya nkubwire iyo uri kumwe n'Imana muba muri benshi kuruta ibihumbi by'abantu muba muri benshi iyo muri kumwe n'Imana. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye umusore witwa Yosefu. Imana yari yarabashe kumenya ukwayo. Ndaza kuvuga uko Imana yamurebaga. Ariko ndababwira ibintu 12 bitandukanye uburyo abantu bamurebaga bakamwita n'amazina. Erega hari n'izina bakwita bijanye n'igihurimo. Uranumvise neza di?
baragusanga bakagufatiranya n'ibihe, bakagufatiranya n'inzara wararanye, bakagufatiranya n'uburyo wambaye ubusa, bakagufatiranya n'uburyo urugo rwakugoye, bakagufatiranya n'igihe bakwirukanye mu kazi, noneho bakakwita izina rihwanye n'ibihe byawe urimo. Ariko babwire ngo igihe cy'Imana nacyo kiraje. Sezo y'Imana ishigeraho nayo ikaza. Haleluya! Sezo y'Imana ishigeraho ikaza. Kandi iyo sezo y'Imana ije baje bahindura iki? Izina. Muribuka wa wundi Yesu yakijije, burya ba Petero bamukizaga, wa wundi ngo bakavuga ngo se niwe siwe arasa nawe. Haleluya! Igihe Imana yitamuruye ku buzima bwawe, izina ryawe abantu barariyoberwa. Haleluya! Haleluya! Kuko baba bafite agatebo bagushizemo, baba bafite identity baguhaye, ariko identity yawe ijuru niryo riyizi, kuko ijuru niryo rifite icyo ryakuvuzeho. Ibyo bimpesha kuyizera, tuyiterere. Haleluya! Iyo niyo nizera, iyo Mana nkubwiye niyo nizera, ifite identity yanje kandi izina ryanje irarizi. Amen. Haleluya! Bibiliya itubwiye uyu musore witwa Yosefu, Bibiliya iravuga ngo kuvuka kwe yamye avuka Imana imushima, akurashimwa n'Imana ishobora byose. Ariko uyu mwana afite ibintu bikomeye ntaza kumuvugaho cyane, ariko mbareke babwire uburyo abantu bamurebaga n'uburyo Imana yamubonaga. Amen. Mwumvise ngo bakimubona turutse kure cyane, agemuriye abavyeyi abavandimwe be, ngo bakoze inama baravuga ngo nimuze tumwice, dore Karosi. Bamwita izina barizi bene nyina, nubwo batari basangiye nyina, ariko abana bo mu rugo rumwe, ariko baramwita irindi zina rihwanye n'ibihe bamurebamo, ariko bataramenya uwo ari we. Amen. Umuntu ntakwite izina rihwanye n'ibihe urimo, kandi nari kwita uzamwihorere, niko haya bireba, ariko hari ikindi Imana ihayivuga inyuma yabyo. Bati dore Karosi araje, muze tumwice, tumute mu rwobo, tumunige, kandi tuzafata umwenda we tuwushireho amaraso y'inyamaswa, tuzajya kuwereka data, tuzamubika, tuvuga ngo inyamaswa zaramuriye, maze dore turebe ziriya nzozi yiratana ko zizaba. Umwire mugenzi wawe ngo icyo bavuga cyose Imana yanjye izabisohoza, kuko icyo Imana yavuze iragisohoza. Amen. Haleluya. Reka basi kubera nagambiriye kutamuvugaho cyane, mukunda cyane uyu nguyu, muganira iminsi myinshi, ariko reka mvuge gusa kuri ibi nashatse ngo mwumve ibi bintu uburyo abantu bakureba n'uburyo Imana ikureba. Kuri uyu mwana w'umusore Yosefu, icyambere kinatangaje uyu mureba Yosefu, urebe se wa Yosefu Yakobo yamubonaga nk'umwana w'igikundiro, kandi yamubonaga nk'umwana umuha amakuru meza. Bibiliya iravuga ngo Yosefu yabwiraga se amakuru y'ibyo bakuru be bavuze. Amen. Maze ngo se akamubona nk'umwana w'igikundiro, ngo amudodera umwenda w'amabara menshi, hanyuma ngo akamukundwakaza. Uko niko se yamubonaga. Nyuma yaho nta kindi se yarazi. Habe n'ababyeyi bakubyaye ntibazi icyo uzabaco. Haleluya. Habe nubwo umubyeyi yakurariye ku kiriri, habe nubwo umubyeyi yaguhetse, habe nubwo umubyeyi umva kubwire neza ntabwo azi icyo uzabaco. Uzi icyo uzabaco ni uwakuremye. Amen. Haleluya. Haleluya. Uko niko se yamubonaga, umwana mwiza uje umpa amakuru, uje ukunda kuza kandeba, yamukundiraga icyo. Ariko mva ikindi gitangaje, bene se iyo bamubonaga nka Karosi, umwana usuzugura abandi, kandi ngo bamubonaga nk'ushaka kuzabategeka, kuko yigeze kubabwira uburyo ngo yabonye inyenyeri zigwa ngo n'ukwezi, maze se aramubwira ati ariko wa mwana w'ibyo ntibikubamo,
ese ubu urashatse kuvuga ngo tuzogupfukamira? Bene se ngo bamubonaga nk'agasore ka kirasi ngo gashaka kugira ngo kazategeke bene nyina. Ariko kandi hari ukundi ngo bamubonye, ngo bamubonaga nk'uwo kwicwa, ndetse ngo bamubona nk'umwanda bakwiriye kwikiza vuba. Uko bavuze ngo doraraje, tugize igihe twarabuze occasion, twabuze opportunité, twarateze biranga, twateza habiranga, twarateza habira, none ga arizanye, nimuze tumwice. Kuri twebwe n'umwanda, kuri jewe uyu muntu ntimurumva abantu bavuga ngo mwizoka yanje niye ntibiza bihu, ntanzo kugira zoka yawe. Niko yakubwiye iyo nzoka, niko inzoka yakubwiye. Nukuri yo mubonye ngo se mwizoka ya inzoka wowe, ni wowe nzoka, ntabwo ari inzoka yo munda. Uburyo n'uburyo bubi cyane. Urumva iyo bamurebaga, urumva ise haramubona nk'umwana w'igikundiro, ise aramubona nk'umwana kwere kugurira umwenda mwiza, ise aramubona nk'umuha makuru meza. Ariko bene se baramureba nk'umunyagasuzuguro, baramureba nka karosi, baramureba nk'umuntu bakwiriye kwica, baramureba nk'umuntu nk'umwanda bikiza. Niko abantu bandeba. Ariko mpora mbabwira ngo si ku Imana indeba. How? Hallelujah! Yaba ariko abantu bakuvuga ariko byabaga tuba twararangiye. Amen. Ariko nanone mukase Leya we ngo yabonaga Yosefu kakana k'imfubyi ka mwene nyina yasigiwe kurera, naho bikagarukiraho. Nta bindi ntiyarazi ko kazaba, ngo yavugaga ati yeme ako kana ka mwana wa mama yasigiye reka njya mpora nkareba n'akana nta kindi. Hari abantu bakureba gutyo gusa batazi icyo uricyo. Ntibazi umunsi zizunguza Imana yawe, bakureba nk'akana barera, barakureba nk'akana kasigaye, n'akana bantereye aho ngaho, n'akana nyina yasize kurwayi, n'akandu karaho, n'akana kabi wanje kabuzaho karara. Ariko haleluya, Imana ya Israeli siko ibirebayo. Imana ya Israeli siko ibireba, ntikureba nk'akana k'imfubyi basize. Amen. Amen. Uko niko mukase yamubonaga. Ariko rero hari abandi bamubonaga, abashimayeri bamubonye nk'imari icuruzwa kandi ryoshe. Bamubonye nk'imari, baraje baraciririkanya, muduhema uyu ni ngo bakora gucya kavuga ati uyu niyo kwikorera n'ikibindi cy'amazi, nimugabanye ngo baraciririkana, bagakora aha bakavuga ati uyu muraduha murasaba menshi ntibikunda ntaca amazi, uyu wo tumugurishaho aramugura ngahe. Bamubonye nk'imari. Ubwira mugenzi wawe ngo Yosefu yabonwe nk'imari yo gucuruza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari igihe abantu bakubona nk'imari, urakantu karaho katagize icyo kamaze, akaguhamagara ngo waje ukazunkorera ibi, ndanza nguheza 1000, arakubona nk'akantu gaciriritse. Imari timurabona barya bagenda bashaka ngo nta byuma mufite ibyuma wabaye imari, arakureba ibihe urimo akaguhura kiciriritse ntacyo umaze. Mubwire ngo siko bizaba. Kubiringira Uwiteka ntibazakorwa n'isoni. Hallelujah. Siko bizaba. Hallelujah. Hallelujah. Hari isomo ngize imisi nigisha abana mu masengesho yacu yo nijoro yo mu rugo. Hari isomo ngize imisi mbabwira ngo Imana iravuga ngo nzakugira umutwe sinzakugira umurizo. Hora nibyo ndimo kubabwira ngo basha muje mutekereza kuba umutwe ntimugatekereze kuba umurizo. Abantu baragutekereza nk'igicuruzwa, abo ni ba shimaheri, abo ni ba business guys. Reka nihute. Ariko nanone na Potifari hari uko mubona. Potifari we aramubona nk'umukozi uciriritse, utagira
umushahara kuko ntafite iwabo, ntaho yohereza amafaranga. Uwo ni umukozi aguze, amugize umuja we. Donc ni umuntu udafite uzamubaza, akubita nta rubanza. Agira ate ni umukozi udafite ID, ntafite ubwene gihugu. Ni ukuvuga ngo ni umukozi udafite umushinzwe. Amen. Potifari arababwira ati nimuzanire iyo mari ishushe we. Umwana azatege ko nshaka, udafite kwa nyina ngo baraza kuvuga ngo ufate umwana wacu nabi, nimumpe. Potifari umunsi amwakira, yamwakiriye nk'umukozi udafite agaciro, utagira aderesi. Icyari kumubwira uwo yakiriye wiwe. Haleluya. Nasomye igitabo cy'ubuzima bwa Yosefu, kiravuga ngo umunsi abacuruzi bamujyana ngo bamuhetse hamwe n'ibindi bicuruzwa, ngo umunsi bamwijije muri Egiputa, ngo abaturage bari ku muhanda ngo barabarebye babakomera amashi, ngo bakoma amashi baravuga ngo ye, ngo none murebe babacuruzi, ngo noneho ngo bazanye n'abantu bo gucuruza, ngo bari bagahambiriye hamwe n'ibindi bicuruzwa hano inyuma, kagenda gusa mu bicuruzwa. Uwo mwanditsi aravuga ngo iyo baza kumenya ko ayo mashi bakomye yarayo kumwakira nk'uzababera umwami. Haleluya. Yakomewe amashi nk'igicuruzwa, ariko Imana ngo ikoma amashi ngo araje abategeke, araje muri iki gihugu azababera umwami. Hey, haleluya. Undebute, Imana indebite. Biratandukanye. Kandi nzaha agaciro iby'Imana indebaho, nibyo wowe wandebaho ntacyo mbirebaho. Amen. Bakomye amashi ngo bazanye abana bo gucuruza, Imana ikoma amashi ngo ndashimira ko umugambi wa Karosi usohoye, akabageze mu gihugu azategeka navuze. Amen. Haleluya. Turi kumwe, hari Imana iganira n'ubuzima bwawe. Hari urugendo rw'ubuzima bwawe wumva uburyo Imana iganira nawe. Hari ahantu waba waraciye ugahura na bene ibyo bihe bigoye, ayo mazina ukayumva. Amen. Haleluya. Potifari twavuze ngo yamubonye nk'iki, ni umukozi udafite aderesi, utazamugora kwishura, ntafite iwabo. Kandi umwana udataha, udasaba konje, umwana uzabaho gusa, utagira iwabo. Igicuruzwa kiryoshe. Ariko muka Potifari ngo amwitegereje, akabonamwo akabogare ko gukorana affaire. Umva buryo bintu bigenda bitandukana. Karamwitegereza umwana w'umugore, bogare. Uyu ni umwana wa affaire. Umva buryo bitandukanye. Umugabo yamubonye ukwe, umugore yamubonye ukwe. Umbwire mugenzi wawe ngo uko bandeba si ku Imana indeba. Ndashaka ngo byinshire mu buzima bwawe, bihindura ubuzima bwawe. Amen. Bihindura ubuzima bwawe, utangire gutekereza ubundi bushya ubuzima bwawe. Uri ibanga ry'Imana. Haleluya. Uri ibanga ry'Imana. Umuntu ufite password y'ubuzima bwawe ni Imana yonyine gusa. Haundi. Ibyo bavuga barara biruka, barara baguruka, ni pumafu ibyo. Byo nubusa. Umuntu ufite password yanjye, dore numwe gusa, niyo mwijuru. Amen. Iyo mwijuru iratwibutse bene kwakonde. Niyo nuko, niyo yonyine gusa, niyo burigira password yanjye. Haleluya. Kandi iyo giye numva password yanjye irabizi, urufunguzo rw'ubuzima bwanjye buri muri coffre fort y'Imana, ntawagerayo, ntawanyiba Imana. Ndi mu kiganza cy'Imana, ntawamvuvunura, ntawanyiba. No, ndi property y'Imana. Tuyikomera amashyi yo Mana ya Israel. Haleluya. Twavugaga ko muka Potifari we yamubonye ukundi, amubona nk'umusore uraho mwiza w'uburanga, yakora na affaire, bakisambanira gusa, nta bindi yamurebagaho. Ariko
muzi ko yagiye muri gereza mwese ntimubizi dore ko umukuru wa gereza yamubonye ngo yamubonye nk'umwana ufite ibitekerezo kandi ngo ubasha kuyobora abandi umunsi umwe ngo aramuhamagara aramubwira ati kugize kapiteni wa gereza amugira umuyobozi wa gereza bwira mugeze ngo Imana itangiye kuza dore Imana itangiye kubizamo haleluya haleluya mubwira mugeze ngo nta kure wagera Imana itakugarura kuko we yumvaga birarangiye nabwiye mu cyobo bankurayo barangurisha kwa Theophile noneho nirwa mu masahani nkanagura inkweto ya mzuka saa 10 nkaryama saa 6 za nijoro none dore ndangirije muri gereza mbese Mana ibyo wavuganye naje birihe ndabwira umuntu ubabaye ndabwira ubuzima bubabaye none butekereza ko Imana yakwibagiwe bwira ubuzima bwawe ngo Imana ntiyanyibagiwe Imana ntikererwa kandi izira ku gihe cyayo turi kumwe mu ijambo ry'Imana mukunda bibiri ijambo ry'Imana haleluya haleluya muri gereza mu bihe bigoye mu bihe by'ibibazo tipe Yosefu ntiyigeze ahindura Yosefu yagendanye n'Imana Yosefu hari ijambo nasomye igitabo cy'ubuzima bwa Yosefu kiravuga ngo umugore wa Theophile ngo igihe yamufataga mwambura ikoti kugira ngo arisigarane nk'ikimenyetso simusiga yuko barwaniraga mu cyumba cye ngo yaramubwiye ngo risigarane ngo iri ni ryo mwanguriye rya Egiputa cy'abanyamahanga ngo habe n'iryo data yari yarandodeye ngo ryarasigaye ngo ariko kimwe ntazasiga yaba mu rwobo yaba ngurishwa na bene mama yaba njyanwa kwa Theophile kaja gukoropa mu bana ntazi ngakoropera mu gihugu ntamenye nkaba mu nzu ntazi nukuri ndakubwira ikintu kimwe uratwara ikota ariko ntutwara Imana y'Abaheburayo haleluya bwira mugeze ngo baratwara ibyaba ariko iby'Imana birasigara iby'Imana yawe nje ntibizagenda ntibizanyagwa tuvuga ngo amina ntibikunda ntibyemera iby'Imana ntibigenda mwanditsi yaravuze umwe yavuga hejuru y'umuriro w'Abashadrake n'Abameshake n'Ababedenego ngo babataye mu itanura ry'umuriro aravuga ngo umuriro waravuze ngo icyo nkora ni kimwe ngo mwebwe ndabazi ngo ariko iyi migozi babashizeho sinizi iyi migozi y'abanyamahanga babahambirije ntabwo ikijijwe si imiheburayo ngo abari yisha yonyine ngo ibindi byose birasigara haleluya Imana arayikunda haleluya ngo bavuyemo ikintu cyasigaye mu muriro ni ikintu bari bashizeho ariko ibindi byose ngo byari iby'Imana amen ibyo bagushizeho bizasha ariko iby'Imana yakuvuzeho bizasigara amazina bakwise azasha haleluya ibyo bagushiraho amazina bagushiraho azasha ariko iby'Imana yakuvuzeho bizasigara habe n'umwotsi ntawo bazumva tuvuga ngo amen hari abantu bakomera iyo Mana amashini ntacyo batwara twari tuvuze yuko umukuru wa gereza nawe ubwe ngo yamubonye nk'umusore aravuga ati uyu mwana afite ibitekerezo bihamye amugira umuyobozi ngwino uyobore wa mwana we uyobora abandi amen amen abari muri gereza bafite ko bamubonye ngo abari muri gereza bo bamubonye nguzi kurotora inzozi ubuzima bwatangiye umbwira mugeze ngo Imana yatangiye kubikora neza urugendo rwo kugirirwa neza rwatangiye abari muri gereza ngo babanaga nawe ubabashije gusa ngo Yosefu ngo ni umuntu uzi gusobanura inzozi ni umuntu uzi kurotora inzozi neza sinagiye mvuga ibyabaye navuze ngo mbivuge mu ncamake bijanye n'ibyo nashatse gusa kuvuga dore uko abantu bavuga ngo abo bamubonaga iyo banabimenyaho baba barahise bamupfukamira bati yewe nyabuna urakomeye uza bamubonye gusa nka karosi baramubona bati wowe uzi gusobanura inzozi icyo nize twokuvugaho
muribukana wa wundi umwe yarotoreye yafunguwe igihe yageraga ku mwami ngo yageze ku mwami Farawo aramubwira ati reka nimba warose inzozi zikagucanga humura nabonye akagabo kazi kurotora inzozi. Amen. we bamuzi ngo urotora iki inzozi kandi bikagarukiraho. Amen. Hari ahantu abantu bakureba bakagarukiraho ntibamenye ko hari ahandi urenga. Haleluya, haleluya. Icyababwira ico uri cyo uyu munsi baguha agaciro. Icyababwira ico uri cyo. Haleluya, haleluya. Farawo wese uko yamubonye, Farawo we yamubonye ngo ufite igisubizo cya Egiputa yose. Baramubwiye ngo araje. Nasomye igitabo cy'ubuzima bwa Yosefu ngo nyuma yuko abanyabwenge bose abapfumu n'abandi bose bakorana ngo babacura bwenge byabananiye gusobanura inzozi, akababaza ati nabonye inka zibyibushe zirindwi, mbona n'uduka tunanutse turaza turazimira. Abandi bati nibura ntiwabonye izibyibushe arizo zimira intoya wokanyagwawe. Atoya sibyo siko bimeze. Aravuga ati ibyo bintu ko biducanze wa muntu. Ako kana ngo karamubwira atoya suko biri wewe warebye nabi. Ateka nibwo yamubwiye ngo reka tukuzanire karosi. Mbwira mugenzi wawe ngo akazina banyita karacyari gatoya ariko ndacyazamuka mu ntera z'Imana. Akazina bamvugaho karacyari gatoya uracyazamuka mu mbaraga za Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Ngo aramuvuga ati baramubwira ati karosi hari umuntu urota. Farawo rero dore ko yamubonye nk'uwikoreye igisubizo cya Egiputa. Amen. Nasomye igitabo kiravuga ngo umunsi bajya guhamagara Yosefu ngo hagiye abasore beza, kuko n'abasore bakoraga ibwami, n'abasore bambaye neza, abasore bariye nawe urabyumvise kuzaba ngo bageze muri gereza gusa baba nk'abakoma babwira umuyobozi wa gereza ngo turashaka umuntu witwa Yosefu hano ari ngo agenda muri gereza. Yosefu hari abantu bagushaka. Aravuga ati koyo we na hano kandi nasambanye umwuka nyagwamwe. Kandi nabyo bigenze bite? Kandi Imana wewe ko nibera muri gereza iki wo ninushaka. Ariko ngo asohoke ngo abone ibihungu by'ibihangange bikaza bimugenda iruhande gutyo. Aravuga ati nimba atarugupfa ndakira mwene naka. Ati ibintu birashobora kuba byaje cyangwa ibintu birarangiye we. Haleluya. Ariko mwibuka icyo yarazi. We yarazi ngo ko ari umwana wo muri Baheburayo. Yarazi ko ari umwana w'Abaheburayo ngo udashobora gukora ibyaha. Ngo baramubwira ngo sohoka. Nasomye icyo gitabo kiravuga ngo baramusohora ngo baravuga ngo bene uyu ntiyoseruka ibwami ngo umwami yotwisha arasa nabi. Yosefu yaragejeje imyaka 30, ubwanwa bwaratangiriye muri gereza, ibintu bimeze nk'ibintu hano byuzuye imisatsi. Ngo yumva bavugana, ako gatabo kaje kavuga ngo yumva bavugana ngo se ngo hajya salo nziza yegere hafi hani hehe. Aravuga ati ntibakinyishe baragasha, barabanza banjane kunyogosha. Ati kare kasingipfuye. Ati ibyo byose harimo akantu, harimo imboga hano biragenda. Ngo yumva bavuga ngo ni murebe, kandi ngo murebe n'imyenda myiza. Yumva bongorerana ngo murebe imyenda myiza. Aravuga ati ntabwo bonyisha bose baranyambika babone kunyisha. Atoya buri ibintu byaciyemo. Haleluya, tuvuga ngo amina. Ngo baramutwara ngo yisanga ari ahantu bakaja ati oya gira hano neza. Avuga ati ariko umuntu tugiye kubonana, umuntu ugiye kundeba ninde. Uzi Yosefu ubuzima bwe yaragize imyaka 13. Umunsi bene nyina bamushimuta bakamugurisha yarafite imyaka 17. Uwo munsi yasohoka muri gereza yarayujuje imyaka 30. Imyaka 13 mu kigaragazo, ariko hagarara imbere y'Imana. Amen. Ngo bamwambika umwenda hino kuri bamukubita urukweto ntibikunde ntamenye kurwambara. Tidoreye uko bambara. Vuguta amen.
bwira mugenzi ngo nubwo bitinze Imana irabifite kandi izabizana. Erega biratinda ariko izabizana. Haleluya. Mwese ngo baramusohora bamaze kumwambika aragenda ngo yumva bavuga ngo tumushane ku mwami. Umwami aramukeneye. Ayi wewe aravuga ati ndapfuba ariko se kunyica bo baza bakanyambika. Baragenda ngo agere imbere y'umwami. Nasomye ako gatabo nasomye kasobanuye umuntu wakoze bushakashatsi. Aravuga ngo wageze mu nzu Farawo yicayemo. Mwumve ko Farawo yaratakirye no kuryama kubera inzozi. Ariko ngo icyo nico gisubizo cyanyuma yarategereje kuko igihugu cyose cyari cyahebuye. Ngo baramubwira ngo wa mwana arinjiye. Farawo ngo arahaguruka akazashukuma kavuga ati aha niho hanyuma nibipfa c'est fini. Karibu hano. Kaza Yosefu aravuga ati ayi umwana w'umuheburayo wamenye Imana arakomeye. Haleluya. Barinjira. Nasomye ko gatabo karavuga ati bagira ucafu bavuba bamuha intebe ati icara hano icara uwo ni nduhaye umwishaza Farawo. Ijambo ryananiwe kuva ku rurimi. Karibu hano karibu icara hano. Tuvuge ngo amena. Haramubwira ngo ni wowe bavuze ni wowe bavuze uko ni wowe gufite igisubizo cy'igihugu cyose kirategereje. Tuvuge ngo amen. Bwira mugeze ngo hamwe n'Imana tuzakomera kandi ngo tuzakora iby'ubutwari hamwe n'Imana. Aramubwira ati ndakubwira inzozi. Arazimubwira undi aramubwira ati byoroshe reka tubaze Imana yacu. Ntabwo mbijamo cyane murabizi. Aramusobanurira amubwira inzozi ko zimeze. Aramubwiye ati inzozi dore uko zisobanura n'imyaka 7 y'uburumbuke izi hanyuma yaho hazaba indi myaka y'inzara 7 kandi abantu ntibazamenya ko bariye. None dukora iki? Amen. Ati genda utoranya abanyabwenge bamenye uko babigenza mu gihugu. Imyaka 7 y'uburumbuke bahinge bahunike bagira ibigega amadepo meshi. Hanyuma muri cyagiye cy'inzara ayo madepo ari azaserva abaturage. Tuvuge ngo amina. Bwira mwezo ngo abaye umu economiste wujuje ibyangombwa. Umuntu kandi yari yarize di economy hitiza hano. Amen. Iyi Imana gushaka na matematike yo yikwigisha nijoro. Haleluya. Uwo ni Farawo navuze. Reka mvuga inama y'abakuru b'igihugu. Farawo ngo atumize inama. Ndiko mwamenye icyo mbaye mvuga yewe. Ndiko ndagenda navuga uburyo abantu bandeba. Ndaza kuvuga nuko Imana ikureba. Noneho Farawo ngo atumize inama. Arababwira ati ye nimuze mbabwira amakuru za nzozi nazimenye. Arabasobanuriye ati nonega uwo muntu yambwiye ngo dutore umuntu ufite ubwenge umuhanga ibya matematike ubizi ibya agronomy wabiruminuje ubasha kumenya uburyo duhinga imyaka 7 tweze tudepa twubaka amadepo igihugu cyose mu yindi myaka 7 inzara izabiteye ubwoba nibwo tuzagaburira igihugu cyose. Ngo inama iramubwira ati wewe ibyo bintu uravuga wowe kurumva bishoboka? Ninde woja mu mutwe w'ibyo bintu? Nibitaba ntazanigwa hazanigwa na bene nyina na nyina na se. Oya ngo baravuga ngo umva uko bavuze ngo twakura he umunyabwenge nkuko. Ubwira mugenzi wawe ngo umva uko inama imvuzeho. Iravuze ngo ese umunyabwenge nkanje bamukura he? Amen. Bene nyina iyo bamenya ko ari umunyabwenge ntibaba baramwikuyeho. Haleluya. Abashimaheri bamucuruzaga iyo bamenya ko ari umunyabwenge bari kumugumana muri company yabo. Kwa Potifari iyo bamenya ko ari umunyabwenge ntiyari kuyisohokamo. Ariko ubwire mugenzi wawe ngo biratinda kubera Imana ibishaka ko bizasohorera igihe cyabyo.
buri Imana irinda ibihe byayo ngo bizabone kugera. Uri kurakubitika none reka igihe cyayo kizagere kuko Imana niko yabishatse. Hari ibigaragazo byinshi muturira Satani mukavuga ko ari Satani wabizanye. Ibyinshi biva no ku Mana mbamare impungenge. Hari iby'Imana yemera ngo bigucisha ahantu uzave muri umuntu Imana yakoresha neza. Amen. Batiye umva bakuru b'inama uko bavuze ngo mbese uyu munyabwenge twamukura he muri Egiputa, uyu niwe ubishinzwe. Amen. Ashingwa binjira n'abasohoka atarayize di yize yo koza inkweto zo kwa Potifari, yize no kumenya guteka umuceri amazi bashiramwo uko angana n'igikombe cy'umuceri uko kingana. Ibyo nibyo yari yaramenyereye iriya mu gikoni, ariko Imana iramwigisha. Amen. Uyu munyabwenge twamukura he? Naba ari we mushinga binjira n'abasohoka. Ni mu mushinga iby'ubuhinzi n'ubworozi, ni mu mushinga iby'iteganyagihe. Uyu ni we mubiha. Farawo arababwira ati yewe hari akandi mwasize ngiye kumushinga n'urugo rwanje. Farawo yari yikunda cyane, ariko yaramubwiye ngo uretse njewe ngo ni wowe usigaye wa nyuma, ngo wowe uretse nje ni wowe wa kabiri, ngo n'urugo rwanje umugore wanje n'abana ndabaguhaye. Bwira mugenzi wawe ngo hari icyo Imana itaba yakoze. Yewe mwamwumvise muri urwo rugendo, mwumvise amazina yitwa, ariko nimwumva hageze, ariko ubike iki kintu ngo hamwe no gukiranuka. Amen. Amen. Hamwe no kugira gute? Ntiyigeze atatira igihango cye n'Imana ye. Basi kubera uyu mwanya wacu ukuteye, reka tuvuge abandi bamubonye. Reka tuvuge Imana. Imana yo yamubonye gute? Imana iyo yamurebaga nk'umuntu uzaba umwami ukomeye, uzatabara Israeli mu gihe cy'inzara, uzaba igisonga cy'umwami. Nicyo cyatumye yamubwiye ngo wowe inyenyeri ziragwa n'ukwezi kukagwa imbere yawe, imiba y'abakuru bawe iragwa, iyawe ugasigara uhagaze. Ubwire mugenzi wangu hari icyo Imana yamvuzeho, kandi icyo Imana yamvuzeho kizaba. Haleluya. Imana hari uburyo imvugaho, Imana hari icyo kuvugaho nubwo uri muca mu kigeragezo. Dore uko Imana yari yaramuvuzeho, yaravuze ngo wowe Yosefu, wowe uzaba umuntu ukomeye. Umunsi umwe bazaguhungiraho, umunsi umwe bene nyoko bazagupfukama imbere, umunsi umwe so azagupfukama imbere, umunsi umwe uriya nyoko wanyu azagupfukama imbere. Ariko abantu siko babirebaga. Amen. 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 Nasomye ijambo ry'Imana riravuga hariya mu isezerano rishya, riravuga ngo Yesu umunsi umwe arimo agenda n'abigishwa be. Ariko yema abakristo bade muzamutubabarira mumenye Yesu arimo agenda n'abigishwa be babana, ngo bangu wihindukiza gutya. Arabaza tese ubundi harya abantu baje banyita ndi test. Amen. Okay. Abigishwa be nibo yabashije, ntabwo yabashije abantu batambuka, yabashije ababanaga nawe bagasangira nawe. Wari uzi ko hari abantu baza mu rusengero batazi Yesu? Muzi ko hari abantu baraha batazi Yesu? Waje gukora iki muri urusengero? Barambwiye ngo baza basengera abarwayi bagakira. Waje gushaka igitangaza. Iryo niryo zina ryawe, ntibakakwandike mu gitabo cy'abanyetorero, bazakushire mu bitabo zo baje gushaka ibitangaza. Amen. Iyo kibuze ararigita, niyo kibonye arakirigitana, ajana naca akagenda. Iyo yakibonye ahita agenda ntazasezera, kuko nicyo yashakaga, kandi ntaje amenya aho byavuye. Urya Yesu yakijije wa munsi ku kidendezi cy'Ibedesida, ntugira ngo ntiyari yarapfuye. Umuntu wari ugize imyaka 37 agorewe ahantu ku kidendezi, azayirirwa ashaka uwamujugunyamo. Ariko Yesu ngo aze ngo abigenze neza. Nukuri kw'Imana habe no kubaza Yesu atese uruwa hehe, urinde harya, uba hehe, ukorera iyihe Mana, usengera ngo yama yikorera igitanda aravuduka ariruka, ngo ahure n'abafarisayo bati uyu muntu wikoreye igitanda kwisabatu nuwahe? Ati jewe mureke kumbaza,
hari umugabo umubwiye ngo nintore igitanda niruke. Ninde? Ati niriwemo baza se. Ati nanze ko nintinda ambaza ibindi birebire. Mbese abantu bakwita gute wowe? Yesu yarabibajije. Haleluya. Nikako Yosefu yabwiye bene nyirase muze munyitande Karos. Kandi turaje tukwikiza sha. Dufite uburyo bwo kugira gutyo tukakwikiza. Yo baribeshe. Password y'ubuzima bwanjye iri mu Mana yanjye. Yesu arababaza atese none niba abantu banyita Eliya abantu bakanyita Yeremiya mwebwe ubwanyu mwebwe. Yo tugira ngo Petero yaje kuvuga batahuzaguritse barahwera barya indimi bananirwa kugira icyo bavuga. Petero arazamura agatoki ati uri Kristo umwana w'Imana. Arambwira ati nawe si wowe. Imana ishatse kubakura mu isoni ariko ikizamini mwese cyabakubise hasi. Mu yandi magambo muzumve neza ntabwo Yesu yemeye ko Petero abimenye. Yaramubwiye ngo nawe si wowe. Sabwa ari wewe Petero ubimenye. Data kugire gutya gusa. Amen. Amen. Abantu baje banyitande. Ngiye gusohoza rwose. Abantu bakwitande muri uyu murimo w'Imana. Ni gute bakwita? Dawidi bamwisende. Dawidi bene nyina bamwisende. Ka gasore ka kirasi wataye intama waje gukora ikahangaha abagemuriye. Ise yamubonye nk'uwajwe murira abandi ku rugamba nk'udashobora kurwana. Ariko reka ngubwire Goliath ngo amubona nk'ibiryo agiye guheza inyamaswa. Ati wowe none sha ibisiga birabona kanyama. Birabona kanyama. Umwami ngo Imana ikavuga ngo muribeshe. Uyu ni umwami wa Isiraheli. Haleluya. Ko muramureba nk'ibiryo bagiye kurya. Uyu ni umwami wa Isiraheli. Abantu bandeba bate? Bandebera mu bitekerezo byabo. Ariko mu bitekerezo by'Imana ndinde. Muri munyitande. Haleluya. Kandi Imana ivugaho kizasohora. Dawidi yabaye umwami cyangwa ntiyabaye umwami? Dawidi yabaye umwami. Nubwo sebukwe yamugoye. Habe nubwo sebukwe yabigize nk'uruhare kumubuza. Umunsi umwe Sawuli ngo yafashe icumu ashaka kuri mutera. Bicaranye barimo baganira. Ngo ararimujugunyire icumu riratambuka rigwa mu gisiga. Ngo aririmbira sebukwe aramubwira ngo sinzapfa. Nzarama. Nzabwira abantu no amakuru yabo. Tuvuga ngo amina. Abantu barakureba bakakwitande. Reka boye kukwita ukumeze none. Babwire ngo hari ibanga ryanje n'Imana yanjye. Icyo Imana yamvuzeho kirabitse kandi kirakomeye. Haleluya. 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 Hamani yarebaga Mordecai nk'umuzamu. Umuzamu. Fungura umuryango we. Wariko Imana ikavuga ngo dore nguyu araje agusimbura. Iraje bigenze neza we. Iraje bigenze neza we. Wowe Hamani wowe. Araje gusimbura. Haleluya. Abantu barakureba none nguraciriritse. Dore mu Mana yacu. Iha agaciro. Ganira n'Imana yawe. Ureke Imana isohoza ibyo yakuvuzeho. Tuvuge ngo amina. Tuvuge ngo amina. Esiteri kara gakobwa kagowe bafashe ngo bafashe katagira se katagira nyina kararewe kwa musaza wa amaze gamuka musaza we sukugira nabaga kabisa akaja muheza amazi yo kunywa akamuryamisha nabi ayiwewe Imana ikamubwira ati yewe nyiragisha wagipfuwe dore uwo ni umwamikazi amen. Amen. Umunsi tuzagera ibwami. Umunsi tuzagera mu bwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana izahaguruka itwakire. Haleluya. Irabwira ngo kaze. Ngo abamarayika bazavuga ngo mbese aba ni bande? Ngo kandi bavuye he? Ngo bababwira ngo bavuye mu isi y'imibabaro. Aba nubwo mubabona bacunzwe n'ibibazo ariko Imana yari bafite ijambo. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Rusi bamubonaga nk'agakobwa kafushije umugabo kagata umutwe kagataba iwabo kakaja mu bundi bwoko bwa Isiraheli. Yataye abamowabu yahagiye yasaze mu mutwe byaramurenze yafushije umugabo mu mutwe biramurenga. Ariko Imana ikababwira ati murinde gato, uyu ni uzabyara Dawidi umwami wa Isiraheli. Uyu mureba mbwirira mugezi wangu ngo mbese Imana yirandebe ite none muri iki giterane? Hari icyo Imana yarema mu buzima bwanje, hari icyo Imana ishobora kurema mu buzima bwawe. Ngiye gusengana nawe, hari icyo Imana ishobora guhindura mu mateka yawe, hari icyo wiyumva. Reka abadayimoni ibyo bakongorera, abadayimoni ibyo bakubwira. Abadayimoni baravuga ngo urapfuye urashize, abadayimoni bakubwira kwiyahura. Humura, 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 haleluya. Ninde wigeze kumenya ko Naomi yaseka? Abagore baramuvuze ngo dore Naomi ngo nimwoye kunyita gutyo, ngo muje mwita ngo uwo birura, birarura. Ibi byanje birarura. Nafushije umugabo n'abahungu babiri, ntimwongere kunyita Naomi, munyite ngo Mara, birarura. Ibyanje byagenze nabi. Imana ikamubwira ngo seka, ugiye gukikira ikizabi gitangaza muri Isiraheli. Haleluya, haleluya. Ni gujureba abaririmbyi niko bavuze ngo ni gujureba mu nda y'ingumba akabona iki shanga. Oh haleluya. Bwira mugenzi wangu mfite ishanga mu nda yanjye, mfite ishanga mu nda yanjye. Ibitagaragara birahari biri muri jye, ibitagaragara birahari, ibyo Imana izakora biri muri jye. Kora kuri wowe uvuga ngo muri jye hari ishanga rikomeye. Imana irabirema, Imana ibireme, Imana ibireme, Imana ibihamagare. Oh rabeshar de la mergoskeshai halila pregela voridai. Haleluya. O salayina guskilma. Haleluya. Imana yabwiye Abrahamu ngo reba inyenyeri zo mu kirere ngo biriya birangana n'abana bawe. Hari icyo Imana ikurebaho none. Imana nirema ishanga. Kora ku buzima bwawe. Imana irema ishanga. Imana igira icyo ivuga ku buzima bwawe. Imana ivuga ibiruta ibyo abantu bamvugaho. Haleluya, 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 haleluya. Abateganyije kunyica ni bande? Umunsi umwe ngo bariya bose bavuze ngo araje tumwice, ngo bamupfukamye imbere baravuga ngo mbese ni wowe, mbese ni wowe. Ibyacu bibaye ubusa, ariko iby'Imana biratsinze. Yesu agutsindire, Yesu akurwanira urwo rugamba, kandi ibyo Yesu akuvugaho bisohore mu izina rya Yesu. Ugira umugoroba wo guhinduka, ugira icyo Imana ikuvuzeho muri uyu mugoroba. Mpanurira ubuzima bwawe, shira ishanga rikomeye muri wowe. Ibitagaragara nibyinjire mu buzima bwawe, ibyo batareba nibyinjire mu buzima bwawe, nibyinjire mu izina rya Yesu Kristo wabambwe akazuka mu bapfuye. Kandi icyo Imana ikuvuzeho ushiruka ubwoba, ukomere mu gahanga kawe. Data ni uwo kwizerwa, ibyo yavuze azabikora, ibyo yavuze azabikora. Bakubona nk'umuntu wo hasi, ariko hari icyo Imana ihaye ikuvugaho, hari icyo Imana igutakaho, hari icyo Imana ikuganiraho. Gisohore muri iteraniro ry'abera mu izina rya Yesu Kristo wabambwe akazuka mu bapfuye. Data ndagushimira kubw'uyu mugoroba, ndagushimira ko hari icyo uremye, kandi ndagushimira ko hari icyo umuhaye, kandi ndagushimira ko hari icyo ushize mu buzima bwe. Izina rye, izina rye, izina rye uryibuke uyu munsi kubwa Kristo Yesu. Amen.